ntushobora kunezeza Imana, ntushobora kugira imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka atagushoboje. Twaramuhawe, ntituri twenyine. Reka twongere tumusabe uyu mugoroba agenge ibyacu byose. Igihe wizeraga ko Kristo ari umwami, wari ubihawe nawe, wari ubibwiwe nawe, niwe wari uguhishuriye Kristo, nk'uko Yesu yavuze ngo ntazavuga ku bwe ahubwo azahamya Kristo muri twebwe. Niwe utsinda ab'isi akabemeza iby'icyaha. Si amagambo yacu abatsinda, ayakoreramo, agashyiramo ijwi rye, agashyiramo kubaho kwe, umuntu agahindukira agakizwa. Reka tumusabe agenga ibyacu byose. Kuzuzwa umwuka wera, kubatizwa mu mwuka wera, si uko umwuka wera aba yabaye mwinshi cyangwa mukeya, kuko Imana ntiyakwiyongera cyangwa ngo igabanuke. Ni Imana muri twe, twaramuhawe. Ariko uko gusigwa, uko kuzuzwa umwuka wera, uko kuyoborwa nawe, nuko ahubwo wowe noneho umwiyegurira. Twebwe twaramuhawe, twebwe turamufite. Ariko iyo twiga ijambo ry'Imana, iyo twitoza kumwubaha, no kugira ngo nawe aba dufite. Turamufite, ariko wakwibaza ngo ese aragufite wowe? Wamweguriye byose? Namweguriye byose. Kumwegurira byose ni ukureka ubushake bwanjye bukabambwa ku musaraba, hagasigara ubushake bwe. Reka twongere tumusabe atwigishe icyo data dushakaho, atwigishe gusenga, atwigishe gukunda ijambo ry'Imana, atwuzuza inyota y'iby'Imana, asohoza ibyo data twifuzaho muri twebwe. Aduhe iryo shyaka turimo tuvuga ry'inzu ya data, aduhe kwifuza iby'Imana byose, ibitwegereza Imana, ibinezeza Imana, ibiduha gusa na Kristo muri twebwe, abikorere muri twebwe. Ndagushimira data kuri Imana y'amasezerano. Ibyo wari warasezeranye warabisohoje. Igihe Petero yahagararaga ku munsi wa Pentekote yaravuze ngo ibi ngibi nibyo data yari yarasezeranye, byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yoweli, ngo ibi nibyo mubona byabaye, ntago ari uko twasinze. Turasenze ngo uwo mwuzuro ukomeze gukorera muri twebwe abera. Turifuza kugukunda kurushaho, turifuza kubahiriza amategeko yawe kurushaho, turifuza gusa nawe Yesu. Ngwino wuzuza inyota mu mitima yacu, mwuka wera ngwino uganze ibindimo byose, ngwino ume kuvuga mvugishijwe nawe, ngwino ume kubaho mbeshejweho nawe, ngwino uyobore ibingize byose. Ubushake bwanjye bubambwe ku musaraba, byifuzo byanjye bibambwe ku musaraba, hasigara ibyawe gusa, hasigara ibyawe gusa. Ngwino twigishe kuguhanga amaso, ngwino twigishe kutagira ahandi tureba, ngwino uduhe guhurwa iby'isi bidukurura, uduhe kwiharirwa nawe nyaguhora ku ngoma. Reka ibyo twimitse bikakubyiga, bigacecekesha ijwi ryawe muri twebwe, tukaba tutakikumva. Ngwino ubitumareho kubw'imbabazi zawe, ngwino ubitumaremo, maze amaso yanjye arangamire wowe, umutima wanjye wifuze wowe, ibingize byose bishishikazwe nawe, bishishikazwe nawe. Ngwino umaremo ibirangaza, ngwino umaremo ibimara umwanya kandi ari ibintu bishira, ari ibintu bimeze nk'ubwatsi buraba mu gitondo ku manywa bukuma. Ngwino ntandukanye n'ibyo byose by'umumaro muke, maze unyuzuze ibyawe. Mwuka wera ngwino unganze, ngwino umpishurire Kristo, ngwino umpishurire igikorwa cyuzuye cyo kumusaraba, ngwino ushoboze kumukunda kurutaho, ngwino ushoboze kumwiyegura kurutaho, ngwino umpindure koko nk'uko wasezeranye inzu y'umwuka yagenewe guturwamo n'Imana, kugira ngo ibingize byose biboneye mu maso y'Imana. Uryoherwe no kuba muri njye, uryoherwe no kumbwira ubwiru bwawe, unezezwe nuko nkubashye, unezezwe nuko mbere yo gusavinga ubushake bwawe, unezezwe nuko ingingo zanjye zigukorera, unezezwe nuko umwuka wanjye usabanye nawe, unezezwe nuko mu bugingo bwanjye hakubashye, unezezwe nuko umubiri wanjye ugukorera, ari ubuturo utuyemo ukoreramo, ingingo zanjye zose ziguhesha icyubahiro. Umuntu wangiriye ukampa agakiza nyaguhora ku ngoma, ntabukerensa n'isegonda n'imwe. Imyaka untije yo kubaho mwami w'aba, ibereyeho kuguhesha icyubahiro, ibereyeho kugushyira hejuru. Ngwino tugeze aho ngaho mwami, ngwino tumaremo iby'isi yatwanduje, ngwino tumaremo iby'umuntu wa kera akibwira agitekereza, ngwino duhe gusa na Yesu. Ngwino ukora uwo murimo wagambiriye gukora muri twebwe, uwo murimo wagambiriye gusohoza muri twebwe. Ngwino wuzuze mwami w'aba, udukize kuba abana bababaza umutima wawe, udukize kuba abana batitaye ku cyo wakoze ku musaraba, udukize kuba abana bigenga, udukize kuba abana bakuruwe n'iby'isi, udukize kuba abana batitaye ku gikorwa cyawe, batitaye ku ijwi ryawe nyaguhora ku ngoma.
uduhe kudasitazwa n'ibyawe, ahubwo mwami tukugane buri segonda duhumekaho, tukugane ku manywa na nijoro, tukugane duhe guhurwa ibidukurura kugira ngo turyoherwe n'ibyawe nyaguhora ku ngoma. Kora ku maso yacu tubashe kureba nk'uko ushaka, kora ku matwi yacu tubashe kumva nk'uko ushaka, kora ku mitima yacu ibinure bitubuza kumva ijwi ryawe bikurweho, ibikoha biutwikiriye bituma tutamenya ijwi ryawe, bituma tutakumva, bituma tutamenya icyo wakoze ku musaraba, bituma tutabona ibyo tubikiwe hakurya y'ubu buzima. Ubimare ku mitima yacu Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imitima yacu isabane nawe, maze turyoherwe no kubana nawe kuruta ibindi bintu byose nyaguhora ku ngoma. Wabwiye Marita uramubwira ngo Mariya yamurushije guhita mu mugabane mwiza wo kwicara ku birenge byawe no kwigishwa nawe. Kora ku maso yanjye sindebe ibigaragara gusa, ndebe iby'abera babikiwe, ndebe iby'abera bahawe rimwe rizima, ndebe ibyo waduhesheje ku musaraba. Kora ku matwi yanjye numva ijwi ryawe, menye icyo urimo uvuga, menye icyo urimo ushaka muri iyi sezo, menye icyo ugambiriye, maze nanjye aba ari cyo nshishikarira. Nsogongeza ku biri mu mutima wawe, maze umutima wanjye aba ari byo uharanira, aba ari byo mberaho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntandukanya n'ibirangaza, dutandukanye mwami, twebwe abakobwa bawe n'abahungu bawe, dutandukanye n'urusaku rw'ibiduhira hirya no hino bitubuza kumva ijwi ryawe, bidutera kujagarara, bituburiza guturiza imbere yawe, bitumareho mwami kuri bitagira umumaro imbere y'amaso yacu mwami. Duha ubwo bushobozi bwo kubivamo, kuri bitagira umumaro imbere y'amatwi yacu. Dukize gushishikarira ibishira we, dukize kubishishikarira nyaguhora ku ngoma, kugira ngo dusingire ibidashira, kugira ngo dusingire ibihoraho Uwiteka Mana Nyiringabo. Hagurutsa abahungu n'abakobwa bashishikajwe n'ibigushishikaje, yo bifuza kumenya ibiri mu mutima wawe ngo abe ari byo baberaho nyaguhora ku ngoma. Duhe kubabona abo bera, abo bahungu basiganwa, abo bakobwa basiganwa, abo bagore n'abagabo batagikururwa n'ibishira, babereho kunezeza umutima wawe. Ni wowe dushaka mwami wankunze urukundo rukabije, makukwiyegurira bikabije, wankunze urukundo rutagira akagero, makuberaho kukwitura urwo wankunze. Reka ibyo nkora byose uko mbayeho, ahagaragara n'ahatagaragara, byose bibereho kugushima. We wankunze urukundo rutagira akagero, ntakwiriye, ntaboneye, ndi umunyabyaha, mbabazi zawe zikansanga, akuberaho kukwitura urwo rukundo mwami w'abantu. Ndifuza kunezeza wowe mu myaka yose nsigaje, ndifuza kuberaho gusohoza icyo wowe ushaka. Reka agenda zanjye, reka gahunda zanjye, reka porogaramu zanjye, reka plans zanjye zose ziburire mu zawe nyaguhora ku ngoma, mbereho gusohoza icyo wowe ushaka. Icyo nshaka, icyo nshishikariye, icyo nshegera kinyuranye n'ubushake bwawe kiburizwemo, ibyo ushaka binyuzure nyaguhora ku ngoma. Mbereho gusohoza imigambi yawe, unyuzuze ishyaka ry'urugo rwa data, umpe gusiganwa, umpe kwibagirwa ibiri inyuma, kugira ngo nsingire ibiri imbere, kugira ngo mfate ibyo wamfatiye, umpe kurangiza umurimo wampaye, umpe kuberaho wowe gusa. Uranyizeye umpa agakiza kubw'imbabazi zawe, nkura mu kurorongotana kubw'imbabazi zawe. Urangije unyongera imyaka yo kubaho, kugira ngo mbereho gusohoza ya mirimo myiza wari warandemeye muri Kristo Yesu. Reka ibyo nakwita byiza, by'abantu bakwita byiza ariko utarabindemeye, utarabingeneye, bijye kure yanjye. Mbereho gushyira ikirenge aho rero waragenye ko nzagishyira. Mbereho wowe musa, wowe gusa mwami wanjye. Urakoze kuri umutunzi w'imbabazi kuruta uko twabyigisha, urakoze kuri umunyarukundo kuruta uko twabivuga, urakoze ko wuzuye ubwiza no kugira neza kuruta uko twabimenya, wuzuye imbabazi zidakama, wuzuye ubuntu budashira. Bifuza ko abantu bose bamenye ukuri kugira ngo hatagira abarimbuka. Ngwino twigishe kuvuga ibyo dukwiriye kuvuga, kugira ngo abera bakomezwe, hanyuma bakugendere, bajye kukubwira batakuzi, hanyuma bagira imbaraga zo kuba hejuru y'imiraba y'uburyo bwose umwanzi abateza, kugira ngo be gucogora, bose bahuzwe n'icyo wabaremeye, babe bari icyo barimo gukora, babe ari icyo barimo kuberaho. Urakoze kubw'ubuntu bwo kuvuga ijambo ryawe, urakoze amahirwe yo kukuvuga, urenze kure ubwenge bwacu tukuvugiramo, urenze kure intege nke tukuvugiramo, ariko Mwuka Wera ngwino unyigishanye n'abanyumva,
ngwino ushyire inyota y'igitangaza mu mitima yacu, ngwino ushyire ishyaka rigurumana mu mitima y'abanyumva, maze duhagurukire icyarimwe dutwara ibyawe. Mwuka wera utwuzure, byacu ntabwo ari byo bisohoka, hasohoka ibyawe, hasohoka ibyawe, hagaragazwa ibyawe. Nibyo byakiza, nibyo bifite umumaro, nibyo byagira icyo bikora. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, uragikwiriye. Uhumuriza abakeneye ihumure ry'ukuri, ukomeza abari batentebutse, ugarure mu kuri abari bayobejwe. Imbabazi zawe zidutwikire twese, icyubahiro nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Twaba turi kumwe muri kano kanya, waba uzaryumva nyuma, Mwami Imana aguhe umugisha. Turakomeje kuganira ku magambo y'Imana, ishyaka ry'urugo rwa data. Nakomeje kumva muri njyewe ku ishyaka ry'urugo rwa data atari ingamba, ahubwo ni resulta, no musaruro uva mu buzima mbanyeho n'Imana. Numvaga rero ngitangiriza inyigisho nasimbukira ku kuvuga kuzana abakizwa, gusohoka kubwira abantu ubutumwa bwiza n'ibindi bikorwa byose by'ubumana, ariko nsanga cyangwa mbwirwa cyangwa niyumvamo ku ishyaka ry'urugo rwa data atari ingamba umuntu afata, ahubwo ni umusaruro ukomoka mu buryo abanye n'Imana. Muribuka rya jambo rivuga ngo mu nzu y'inyuma harimo ibikoresho byinshi, harimo iby'izahabu, harimo iby'ibiti, harimo iby'ibumba n'ibindi, ngo ariko umuntu niyeza azaba ahindutse igikoresho cy'icyubahiro kigirira nyiracyo umumaro, cyagenewe gukora imirimo myiza yose. Bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Ni ukuvuga ngo byavuye mu kwezwa, byavuye mu buryo icyo gikoresho kibana na nyiracyo, hanyuma bibyara imirimo runaka. Nta muntu rero ubyuka mu gitondo ngo agambirire ngo avuge ngo ngiye kugira ishyaka ry'inzu ya data rinyuzure, nk'uko twagiye tubibona mu ntangiriro ryari ryuzuye Kristo. Nta muntu ubigambirira, nta muntu wabyiha. Icyo akora, ubuzima bwegerejwe Imana, ubuzima bubaye uko abera bagenewe kubaho, buzabyara iri shyaka. Naho ubundi bizaguma ari ingamba, biguma ari ibyifuzo. Rero Umwuka wera yo kabyara aguhe ibikwegereza Imana, abikurundemo, abindundemo, ibintera kwegera Imana, kugira ngo none ishyaka ry'urugo rwa data rivuke muri njyewe. Kuko ingamba twazigira mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri tukaba turazitakaje. Twazigira tuvuye mu giterane, tuvuye kumva ijambo ry'Imana ryakoze ku mitima yacu, mu kanya gatoya tukaba turabitakaje. Ariko ubuzima bwegerejwe Imana, ubuzima buba mu ijambo ry'Imana, ubuzima busenga, ubuzima bwifuza kunezeza Imana, iyo ubutuyemo byanze bikunze uzahuzwa na ya mirimo Yesu yari yakugeneye. Ishyaka ry'urugo rwa data rizahora ribira muri wowe. Umwami Imana azajya kumenyesha buri sezo icyo agushakamo, kandi icyo umwami agushakamo bitandukanye n'ingamba. Ashobora kwihutira gukora ibintu runaka, nyamara umwami yashaka komba ncecetse, yashaka komba ntuje, yashaka kunyongera ibye. Rero ubusabane bwawe uko ubanye n'Imana bizabyara icyo Imana igushakaho muri buri sezo. Imana itugirire neza. Turakomeje no kwibwira ngo ishyaka ry'urugo rwa data twabikuye mu magambo yari ari muri Zaburi, tubikura mu magambo Yesu yavuze ubwo yarageze mu nzu ya se, yitiriwe izina rya se, agasanga barimo barayicururizamo, bayihinduye isenga y'abambuzi cyangwa bayihinduye isoko. Imana itugirire neza. Ishyaka rero ry'urugo rwa data riradukwiriye. Ubundi ubuzima bwa Gikristo, icyo Yesu yadukoreye ku musaraba kwari ukugira ngo turekereho kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bwe. Uwadupfiriye akanadusukira dutangire kubaho ku bwe. Iri shyaka rero ry'urugo rwa data rivuka muri twebwe kubwo kwifuza, uko twifuza ibiduhuza n'Imana, ibitwegereza Imana, ibinsabanisha n'Imana, byose bigenda bibyara iryo shyaka muri njye. Uko mbibura iryo shyaka riranzimana, nubwo naba narakoraga ibintu inkuba zigakubita umuriro ukaka, iyo mbuzi binyegereza Imana, iyo mbuzi binsabanisha nayo, iyo mbuzi bimpuza nayo, iryo shyaka riranzimana. Niko bimeze. Urugendo rwa Gikristo twagenewe kurutangira no gukomeza kubaho uko abera baba kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Ntago ari ibintu byo gukora umwaka umwe, ntago ari ibintu byo gukora mu ntangiriro z'umwaka, ntago ari ibintu byo gukora byo kubaho mu minsi y'amasengesho, ahubwo n'ubuzima bukomeza. Nta kintu na kimwe gisabwa abera Imana igeze kutubwira ngo nitugikore hanyuma turekeraho. Oya, duhora dusabwa kwiyegurira Imana, duhora dusabwa kwezwa, duhora dusabwa gusengana umwete, duhora dusabwa ko amagambo y'Imana aba muri twebwe agwiriye. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wasabwe gukora ngo uzajye ukore kibe kirarangiye. N'ubuzima bukomeza kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Ishyaka rero ry'urugo rwa data, ishyaka ry'ibyo waremewe, ishyaka ry'ibyo warabwiwe n'Imana, rigukamukamo nk'utarigeze kurigira iyo ubuzi bigukomeza kuguhuza n'Imana, kuyikwegereza, ibigusabanisha n'Imana. Iyo bikamutse muri wowe rwose riratakara. Umwami Imana abiturinde,
atugwirize uyu mwete wo kwegera Imana. Reka dukoreshe ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 turamanuka tugeze kuri 25. Ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 tugeze ku murongo wa 25. Dusome kuva ku murongo wa 19 dusome buke buke. Haravuga ngo bavandimwe nkunda murazirikane ibi, buri muntu ajye yihutira gutega amatwi ariko atinde kuvuga, atinde no kurakara. Bavandimwe nkunda murazirikane ibi, buri muntu ajye yihutira gutega amatwi ariko atinde kuvuga, atinde no kurakara. Uyu ni umwitozo twese dusabwa gukora. Niba hariho abamaze kumetiriza kubasha byuzuye baba rwose ari abahiri. Kwihutira kuvuga biratubangukana. Ngo kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. No batarahanifuza kuvuga cyane ariko naho harimo amasomo yadufasha. Kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. Uzareba ibintu byose wakoreye mu burakari uzasanga bidatunganiye Imana. Nanjye njyangira n'isoni z'ibintu byose nakoreye mu burakari. Hari ibintu ukora mu burakari wamara gutuza ukavuga utukweri ibi ni ibiki, suko nari kubivuga, suko nari kubikora, nashoboraga kubyirinda nkabanza ngatuza ngakora igikwiriye. Kubera iki? Kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. Ibintu bisohoka mu burakari ntago biba bitunganiye Imana. Kurakara ni ibisanzwe kuko ni emotion itewe no kubonye ikintu kitameze nk'uko washakaga, ariko icyo ukoreramo nicyo kikujyana mu cyaha cyangwa kikakurinda kukijyamo. Ku murongo wa 21 ngo kubera ibyo rero mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose. Kubera ibyo mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye, maze mwiyoroshye. Aho niho duhera inyigisho yacu y'uyu munsi. Ngo kubera ibyo rero mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye, maze mwiyoroshye mwakira ijambo Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye, maze mwiyoroshye mwakira ijambo Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Muri make hatabayeho kwitandukanya. Mwitandukanye n'ibyanduye, ibyanduza umutima byose, ubugizi bwa nabi bwose mwitandukanye nabyo. Iyo tuvuga kwitandukanya uko numva uyu mwanya, hari ibyo mu bushobozi wowe wahawe, hari ibyo mu bushobozi ngewe nahawe, mbasha guhunga, mbasha kwima amaso, mbasha kugendera kuri. Ubwo bushobozi urabufite bwo kwitandukanya. Kwitandukanya n'ibyanduza umutima byose n'ubugizi bwa nabi bwose, ibitakwegereza Imana byose. Buryo ufite ubushobozi bwo kutabijyamo, ufite ubushobozi bwo kutabireba, ufite ubushobozi bwo kutabitegera amatwi, ufite ubushobozi bwo kutagendana n'abantu runaka cyangwa kudatindana n'abantu runaka. Hari abantu mwagenewe kubana utabona uko wiyambura burundu, ariko abo bantu nyine wirinda gutindana nabo, ukirinda kubima amatwi kuko buzuwemo n'ibyanduza. Imana itugirira ngo mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose. Muri make uhunge, wima amaso, ibintu byose bitakwegereza Imana. Kubera ibyo rero mwitandukanye n'ibyanduza. Kubera ko iyo tutitandukanyije tubura uko dusingira none bitwegereza Imana, tubura uko dusingira none bidutera gusana. Iyo hatabayeho kwitandukanya, biragoye ko mu rusaku rw'ibibi bizenguruka imbere y'amaso yanjye, bizenguruka imbere y'amatwi yawe, bishaka attention yawe, ibyo bibi byose bitakwegereza Imana, biragoye ko aho ngaho wakongera ugashyiramo n'iby'Imana nawe bikajyamo. Ariko iyo witandukanyije ukabihunga, ukabyima amaso, ukabyima umwanya, ukabyima amatwi, ukabyima kubijyamo, none ubasha kwakira ibikwegereza Imana. Imana itugirire neza. Hakomeje havuga ngo none ngo nitwiyoroshye, twiyoroshye kugira ngo tubashe kwakira ijambo Imana yateye mu mitima yacu. Uko kwiyoroshya birenda gusa nkaho umuntu yemera kuba umwana mutoya. Hari abantu bamwe ijambo ry'Imana ridafasha kubera ko barigiyemo batiyoroheje. Nazanyemo ibitekerezo bya Hortense, mbese nzanye kuriburanya aho kugira ngo ryo ngihemere rivugurura uko sanzwe ntekereza, ahubwo ngewe nzanye mw'intekerezo zanjye kujya mvuga ngo bise byashoboka, ngo bise bibi nibyo, ibi ntago bigendanye n'igihe, ibi ntago reka. Muri make nta kwiyoroshya mfite. Niyo mpamvu ibitekerezo bya Kristo bidashobora kunguriramo. Ariko niyo mpamvu iyo nje niyoroheje meze nk'umwana muto mvuga ngo ibyo ari byo byose Imana ni umuremyi wanjye. Ariko Imana urayirusha ubwenge, ndayirusha ubwenge.
ariko iyo niyoroheje noneho bya bindi by'Imana ivuga ijambo ryayo ribasha koko kwinjira muri njye, rigashorera imizi muri njye, rikankorera icyo Imana yagennye ko rikora. Niyo mpamvu atubwiye ngo nimwiyoroshye noneho mwakira ijambo Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Niyo mpamvu abantu bemeye kugira umutima nk'uw'abana bato uzasanga ari abakristo beza, bashobora kutagira ibindi bintu byinshi bamenya by'ubuhanga n'ubwenge, ariko bazaba Kristo bamenetse. Kubera iki? Imitima yabo ibasha kwiyoroshya no kwakira ibintu byose Imana ivuga. Niyo mpamvu iyo umuntu abaye umunyabwenge, izere ko bivugike neza, iyo umuntu abaye umunyabwenge mu bumenyi bw'isi, yajya kwakira ibyo kwizera Imana yatanze akazana bwa bwenge, biragoye ko bitabona aho bijya. Ntabwo Imana idusaba gukorera mu bupfapfa n'ubuswa, mu migirire dusaba gukoresha ubwenge, ariko mu kwizera shyira ubwenge nize nahawe namenye nararibonye by'imyaka yose maze nakimira, byose nkabishyira ku ruhande nkakira icyo Imana ivuga. Iyi Mana ntifite itangiriro n'iherezo. Iyi Mana yabayeho utarabaho. Yaganirije Yobu, nanjye vuga ngo yaraburanye ariko ntiyaburana natwe. Igihe Yobu yumvaga gukiranuka kwe gukuye kumukiza, mu gice cya 38 no gukomeza, yaraje ibwira Yobu avuga ngo aho mbika umuyaga urahazi, aho mbika barafu snow neje urahazi, aho inkuba zibikwa, aho imirabyo ibika urahazi. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'Imana ntiburondoreka. Iyo rero nzanye imyumvire yanjye since bugufi, rya jambo riterwa muri ngewe riburaho rifata, ugasanga iteka mfite ubuzima butahinduwe n'Imana. Imana itugirire ubuntu. Ngo kubera ibyo rero mwitandukanye n'ibyanduza imitima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwire, maze mwiyoroshye. Kubera ko umuntu natiyoroshya, ijambo ry'Imana ryagomba gutera muri we ntiriri buterwe muri we. Ikintu kibabaje kubaho no kuba umukristo ugakomeza ugatekereza ngo watekerezaga kera. Kubera iki? Uko munatekereza ni kwabaho, uko munatekereza ni kwari. Nari naragenewe guhindurwa rwose. Niryo rya jambo ritubwira mu Baroma 12, no kugira ngo duhinduke rwose, tugize imitekerereze mishya, tugize imitima mishya. Kubera iki? Nibwo mbasha kumenya ibyo Imana ishima, nibwo mbasha kumenya ibyo Imana ishaka, kuko nahinduwe. Ariko iyo ntaciye bugufi, ijambo ry'Imana ntago rincengera. Mwiyoroshye mwakira ijambo Imana yateye mu mitima yanyu. Kubera iki mbese? Kuko ari ryo ribasha kubakiza. Yaba ntacyo ryari rimaze, nta mpamvu yo kuritindamo. Ariko iyo mbuze kwiyoroshya ngo ryakire, wa mukiro kwa gukira ryari rinzaniye ntago bibasha gukorera muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Mwiyoroshye mwakira ijambo ry'Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Imana itugirire neza. Iyo umuntu atiyoroheje agumana ibyo yarasanganywe, ntabwo yakira iby'Imana ivuga. Iryo jambo tuba twanze guha umwanya rikwiriye guhabwa muri twe, Bibiliya iratubwiye ngo niryo ribasha kudukiza. Bimeze nk'uko umuntu yarwara indwara runaka bakamuha ibinini akabiraza iruhande rw'igitanda cye, kandi ari ibinini bikiza, ari umutuvura, akawuraza iruhande rw'igitanda cye, akajya ureba mu gitondo, akawureba saa sita igihe bamubwiye kuwumira, akawureba nimugoroba igihe bamubwiye kurya, ariko ntawurye ntawutamire. Nuko bimeze. Ngo kubera iki? Ngo tugomba kwiyoroshya tukakira amagambo Imana yateye muri twe, ngo niyabasha kudukiza. Ntushobora gutindana n'iri jambo ngo ribure kuzana impinduka muri wowe. Imana itugire neza. Mu rwandiko Paulo n'iki Timoteyo hari ahantu havuze ngo ijambo ry'Imana ngo rifite imbaraga zo kudukosora, kuducyaha, kudutoza ibyo gukiranuka, kwigiza ibibi muri twebwe rikabikuramo. Izo mbaraga ryararihawe. Imana itugirire ubuntu. Ku murongo wa 22 ngo ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye muhora mukora ibyo ribabwira. Ntimukishuke ngo mupfe kumva, kandi ubwo wumvise aba yateye intambwe. Ariko noneho Bibiliya yatubwiye ngo gupfa kumva gusa nta kintu bimaze. Ngo ntimukishuke, kuko hari n'abataryumva, ngo ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira. Tuvuye hejuru tubwira ngo mwiyoroshye mwakira ijambo Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Nta wundi muti watwuzuzira ishyaka ry'urugo rwa data, nta wundi muti wadutera gusa na Yesu. Iri jambo ribikiwemo kudukiza. Ngo ntimukishuke muri make kugira ngo ikore icyo rigomba gukora. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira. Kuko uwumva iryo jambo ntarikurikize yagereranywa n'umuntu wirebera mu ndorerwamo, nyuma akagenda agahita yibagirwa ukwasi. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora
icyo ribabwira, kuko uwumva iryo jambo ntarikurikize yagereranywa n'umuntu wirebera mu ndorerwamo nyuma akagenda agahita yibagirwa ukwasi. Muri make upfa kumva gusa atagiye gukora icyo rivuga aba ataye umwanya we pe. Upfa kumva gusa. Nasanze mu Kristo inshuro nyinshi dutakaza umwanya. Imana itugirira ubuntu. Umuntu akapfa kumva ibintu atagiye gushyira mu bikorwa, afite ingamba ziri set mu mutwe we ko iryo jambo ntacyo agiye kurimaza, kandi agatakaza umwanya akaza kumva. Imana ibikurinde nanjye bindinde. Iteka uko ngiye guhura n'ijambo ry'Imana nge njyana umutima uri expectant, utegereje kwakira icyo Imana ivugana nanjye, no kugira ngo uve ngo Mana icyamukambwira ibyo ushaka ngahabwa n'imbaraga zo kubibamo, zo kubishyira mu bikorwa. Nicyo kigukwiriye inshuti y'Imana. Imana itugirire ubuntu. Uwumva gusa atagiye gukora icyo rivuga ataye umwanya. Ikindi kintu inshuti z'Imana nabonye mu buzima bw'abera, twaranyazwe, dushukwa n'ibintu rimwe na rimwe twigisha bya quick fix, solution rapide. Ibyo bintu ntago siko byagena. Twagenwe kuba abigishwa ba Yesu. Abigishwa ni umuntu uhanga amaso umwigisha, akamuhanga amaso uko abyuka, akamuhanga amaso uko aryama, akamuhanga amaso uko abaho. Muri make umwigishwa nta kintu cye agira, areba umwigisha akamureba we, akamwigana we, akamwigiraho we, kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Izi nyigisho rimwe na rimwe ziducika tukazivuga cyangwa tukazumva hirya no hino za quick fix, zitubwira ko ni pafu birakoretse, zibujije abantu kuba bigishwa. No kuri sibyo twagenewe. Imana itugirire ubuntu. Wagenewe kureba kuri Yesu, ukamurebaho, ukamwigiraho, ukamwigana kugeza igihe uzavira muri uyu mubiri. Imana itugirire ubuntu. Ibi rero ni ukunyagwa mu buzima bw'abera, aho umuntu ashaka solution rapide, quick fix. Ibi bintu bitera umuntu gushakashaka igisubizo adashaka Yesu, bibamo umutego ukomeye. Umutima wanjye ugira agahinda iyo nganiriye n'umuntu waje kundeba, ndebwa n'abantu batandukanye. Imana ishimwe nturi bwimenye, ariko nimenye wikosora nta nicyo byaba binatwaye buriya. Umutima wanjye uterwa n'agahinda iyo mpuye n'umuntu waje kundeba nk'uko baraguza. Ukuvuga ijambo ry'Imana rero birashukana, bifite umumaro, ariko hari n'abantu bishuka. Nkuko umuntu ajya mu nzu y'abapfumu gushaka igisubizo, umuntu akaza kureba umukozi w'Imana, umuntu w'Imana witirirwa izina ry'Imana, ariko mvuga kuko abaje kunshaka kubera izina nitirirwa cyangwa uwo nkorera, ariko akaza kugushakaho igisubizo cya solution rapide, ibintu pafu. Muri make ntashaka Yesu, arashaka icyo kibazo afite gikemuke, yigendere. Ibyo bintu urabyumva mu mvugo umuntu avuga, urabyumva uko umuntu agira, ukamubwira ariko dore nuko bikwiriye kugenda. Ukwiriye gushaka Yesu, ukwiriye kudasengera n'iki cyonyine, ukwiriye kuba umwigishwa wa Yesu, ukwiriye kwitoza kumwigiraho nawe ugasa nawe ugasanga si wari. Mwene uwo muntu rero ahagwira mu mutego nuko ahantu hose habonekera igisubizo yajyayo. Mu bapfumu yajyayo, mu bigisha b'ibinyoma yajyayo, naho yibwira ko ari ukuri yajya. Kubera iki? Arashaka igisubizo. Cyangwa umwana ukabona igisubizo n'ukuri biri mu mutego ukomeye. Imana ibikurinde, Imana itugirira ubuntu. Umva igikwiye rero ku murongo wa 25, ngo ari kuhanga amaso. Urakunze Bibiliya, ijambo ry'Imana ko ntibivuga ari kuhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa. Iri ni ijambo ry'Imana. Ngo ari kuhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yanda bohora abantu, akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyayo mategeko avuga. Uwazagira ihirwe mu byo akora byose. Umva ikidukwiriye inshuti z'Imana. Haleluya. Uhanga amaso, ntago ruhanga amaso pasiteri, ntago ruhanga amaso umuvuga butumwa, ntago ruhanga amaso umuhanuzi w'igitangaza wadutse, ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yanda bohora abantu. Iri jambo ryifitemo imbaraga ryo kubohora umuntu. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yanda abohora abantu, akayizirikaho ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyayo mategeko avuga. Uwazagira ihirwe mu byo akora byose. Nukuri ntazaba imbata y'icyaha, ntazaba imbata y'ubwoba bw'ibihe, ntazaba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose, ntazaba imbata yo kubunza umutima, ntazahora hasi umwanzi yamurasa, ariko ntashobora kuba imbata y'imirimo ya Satani. Uhanga amaso mu mategeko atunganye, amategeko atagira amakemwa, amategeko afite imbaraga zibohora abantu, uwazagira umudendezo udakama. Ese ubundi byakumarira iki gukira kimwe mukanya ukongera ukaba imbata y'ikindi?
Imana itugirira ubuntu. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ngo aya mategeko ntagira amakemwa, ari parfait. Ariko uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa, ya yandi abohora abantu akayizirikaho, ntiyibagirwe ibyo yumvise, ahubwo agakora ibyo aya mategeko avuga, uwo azagira ihirwe mu byo akora byose. Ushobora kuvuga uti ni gute umuntu atakwibagirwa? Yasubiramo, akongera agasubiramo, akongera agasubiramo, akongera agasubiramo, kugeza igihe icyo mategeko avuga cyuzura umutima wanjye kigahindura uko Rutansi wa kera yatekerezaga. Kuko hari ibintu bijagarara muri twebwe kugira ngo aya mategeko ataguma mu mitima yacu, tutakomeza kuyatekerezaho. Bya bindi Imana yabwiye Yosuwa mu gice cya mbere cya Yosuwa, ujye ubirebaho ku manywa na nijoro, ubitekerezaho ku manywa na nijoro. Aya magambo yo muri kino gitabo ntakava imbere yawe. Yosuwa we nibwo uzabashishwa muri byose. Ubivuge n'akanwa kawe, wongere ubisubiremo. Ikintu cyose twitayeho kiratwuzura. Niko bimeze. Nuyahanga amaso, aya mategeko atagira amakemwa, ntave imbere y'amaso yawe, ntave mu matwi yawe, ukayumva mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ukayasoma akakwinjira, ngo uzagira umudendezo. Ishyaka rya data rizakuzura. Ariko nitakuzura uzuzurwa n'ibindi. Nta muntu uri empty, ntawe. Ubwenge bwacu ntibujya bwicara ubusa, ntibibaho. Turi biremwa by'ibitangaza. Niba utuzuwe n'ibya data, uzuwe n'ibyisi, uzuwe n'ubwoba bw'ibihe, uzuwe no gutsikamirwa, uzuwe n'ishyari, uzuwe n'ibintu bitagukwiriye kandi uri muri Kristo Yesu, uzuwe no kutababarira kuko ntibibasha kwimuka, kuko Yesu nagwira. Erega Yesu ari kumwe n'ijambo rye, aririmo. Yesu nagwira muri wowe, ibyawe bya kera bizavamo. Nta muntu waremwe ari igitangaza, nta muntu wavutse akiranuka. Twakiriye Yesu turababarirwa, turangije ibye biratwuzura kugira ngo ibyanjye bya kera mishiremo. Nuzuyemo n'utuntu n'utundi, uba wuzuyemo n'utuntu n'utundi. Ibya Yesu nibitajya muzakomeza wuzurwe n'ibyo, kandi warakijijwe, warogejwe n'amaraso ya Yesu, warababariwe. Ariko ukomeze wuzurwemo n'ibintu bya kera, kuko uri ikiremwa kitagenewe kuba empty. Nudashishikara iby'ubwami, uzashishikara iby'isi. Niko bimeze. Nudashishikara kunezeza Imana, uzashishikara kwinezeza. Si gitangaza, biratwuzuye ko umuntu aba ari mu nzu y'Imana asa nk'ufite ishyaka, ariko mu by'ukuri akorera kwinezeza, akorera kugaragara, akorera gushima, akorera ibyo data atanga. Erega data agira ingororano tukiri nahanga, hagira ibyiza abantu. Imana itugirire ubuntu. Muri Bibiliya yera ku murongo 25 ngo ari kuwitegereza, kwitegereza, guhanga amaso no gutinza ahantu, ngo ari kuwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Ariko uwitegereza, uwitegereza, uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, aratunganye, hafite inenge, ariko kandi ngo atera umudendezo, abohora abantu, ngo agakomeza kugira umwete wayo. Ntago ari ibya rimwe na rimwe, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora byose. Nifuza kuyasubiramo aya magambo kugira ngo ndebe kubw'imbabazi z'Imana ko yaducengera, akagucengera nanjye akancengera. Muri ibi jambo ry'Imana havuze ngo uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa. Uhanga amaso, guhanga amaso no kureba ahantu ntuhakura amaso, ukahagumisha amaso yawe. Uhanga amaso ku mategeko atagira amakemwa. Bibiliya yera avuga ngo ariko witegereza mu mategeko atunganye rwose. Louis Sego yavuze ngo celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celui qui aura plongé no nukudubikwamo, nukwibiramo, nukuba muri byo. Celui qui aura igifaransa cyaragurutse za khanale zaragiye. Celui qui aura, eko ndababeshye ngo zaragiye nkaho zahahoze, ntazahahoze. Haleluya. Ngo celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, uza plonge amaso ye muri aya mategeko ari parfait, adafite amakemwa. Guplonja ntabwo ari kurebaho gake, ntabwo ari kureba mu buryo bwa artificiel, ntabwo ari kuvuga ngo ntunzwe na verset du jour, ntabwo ari kuvuga ngo naza gutegereza icyo kana kari bu posting nicyo kiri buntunge, ngo na forma za guplonja n'ukuyabamo, nibwo uzagira umudendezo wagenewe. Ego umuntu uri umuntu wagenewe umudendezo muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Hakurikiyeho ngo ayo mategeko ngo yayandi abohora abantu, niko Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze. Bibiliya yaravuze ngo atera umudendezo, mu gifaransa bavuze ngo la loi de la liberté, amategeko yo atera umudendezo. La loi de la liberté, ngo yayandi abohora abantu, yayandi atera umudendezo. Kandi ndahamya ko
twese dukeneye kubohoka. Ukeneye kubohoka ku bunebwe, ukeneye kubohoka ku udasenga, ukeneye kubohoka ku mujinya, ukeneye kubohoka ku mahane, dukeneye kubohoka ku rukundo rw'ibyisi, dukeneye kubohoka ku kudasenga, dukeneye kubohoka ku bitwuze bitandukanye, dukeneye umudendezo. Ngo aya magambo rero afite imbaraga zitanga umudendezo. Nkeneye kubaho ntari imbata y'icyaha icyo ari cyo cyose, nkeneye kubaho ndategekwa n'ikintu umwami anyuzuye mberaho we, ntari imbata ya sekibi, ntari tere umubi akiniraho umupira, ntari igikoresho cy'umwanzi. Nkeneye kubaho mfite umudendezo. Ngo aya mategeko rero atunganye afite imbaraga zo gutanga umudendezo. Uplonja mw'amaso uyabamo azagira umudendezo. Ntutegereje kuzahura n'umukozi w'Imana w'igitangaza, gisubizo waragihawe. Hari igihe umuntu aba hategereje, nanjye byambagaho kera, ukaba utegereje ko nimpura nakara umva bizaba bikemutse. Ntago bizaba bikemutse, habe namba, uzakomeza kuba nko wari usanzwe. Kereka ni wakirana inama wenda yakugiye, nusanga abanye n'Imana neza akakugira inama nzima, hanyuma ukazakira ukazikuri. Kandi izo nama nzima buryo wanazikurikije utanize guhura n'uwo muntu. Igisubizo cya Yesu kiduha umudendezo. Ntigeze agisiga kure yacu, ntigeze akibitse abantu ngo tuzakurinde gukora ingendo tubasange, ntigeze agishyira muri Isiraheli ngo tuzajye kugishaka kuri miri ya lamentation handi kuri rwa rukuta rw'amaganya, ntigeze agishyira mu buvumo runaka, yagishyize mu magambo ye arangije arayaduha. Ubuzima bwe yarabuduhaye. Icyamuka byifuza kugira ngo ishyaka rya data icyo waremewe uhuzwe nacyo. Imyaka irimo iratujyana nshuti z'Imana, uzi kumara imyaka warakijijwe utarimo gukora ya mirimo myiza waremewe muri Kristo Yesu, utaraba cya gikoresho cyatandukanyije ibishimwa n'ibigabo, utaraba cya gikoresho cyezwa gihora cyezwa kugira ngo data gikoreshe ibyo yagambiriye. Erega ubu kugwingira no gusibira, hari ibyo data avuga ngo Rutasi yari kuba arimo gukora ibi, ariko agasanga naragwingiye, akavuga ati mwe muburekeye aho, dore ntaraca akenge, aracyakora iby'ubwana, kandi igihe cyo kuva mu by'ubwana cyararangiye. Imana itugirira ubuntu. Mwuka wera gutera ishyaka n'inyota, amaso yawe arebe muri iyi loi parfaite, muri aya mategeko atunganye, atera umudendezo. Mwuka wera ntazagufata ku ngufu, yaguhaye ubushobozi runaka kugira ngo bukoreshe, hanyuma ibyo umuntu atabasha azabikorere muri twe. Ariko ibyo umuntu abasha ni uruhare rwawe, ni uruhare rwawe kugena amasaha yo gusenga, ni uruhare rwawe kugera amasaha ukabyuka ufite ibitotsi ariko ukajya mu mategeko atunganye. Ibitotsi byaza ugahaguruka. Ese ufite ikizamini kushyira ibirenge mu mazi, ese ufite raporo y'akazi ugomba kurangiza kubikora, ese yari ikintu kikungura. Ariko nakaga uzi kuba amategeko atunganye tuyararanira uruhande rw'igitanda, ubwo naba yafite ariko tudashobora gutamira uwo muti. Tekereza barakubwiye ko uyu muti ni wo wonyine uzagukiza ku isi, nta kindi kintu kizagukiza. Ese uwo muti wawuraraniye iruhande rw'igitanda, ahubwo ugisohoka muri farumasi bakiwugwa, wagurira amazi aho ngaho ukanywera aho ngaho kuko urashaka gukira vuba byihuse. Aya ni amategeko atunganye atera umudendezo, abuze umuntu kuyobagurika, abuze umuntu gutsikamirwa, abuze umuntu kuba imbata y'ibyisi, abuze umuntu gutwarwa n'imiyaga y'iyi si. Hari abana b'Imana benshi batari mu byaha ariko bishwe n'amaganya n'indushyi, kandi Yesu yaraje kuturuhura. Ese ndavuga ko umwambi w'umwanzi utaguhinguranya, waguhinguranya ariko ntiwagenewe guhera hasi. No. Imana itugirire ubuntu. Ya mategeko abohora abantu, yayandi atera umudendezo, la loi de la liberté. Hakurikiyeho kavuze ngo akayizirikaho. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana niko havuze aya mategeko akayizirikaho. Muri Bibiliya yaravuze ngo agakomeza kugira umwete wayo. Ntago ari ibintu bya rimwe na rimwe. Ubu mu ntangiriro z'umwaka abantu benshi bafite gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana, kwezi kwa kabiri kukajya kugera byararangiye, kwa kabiri ndako ni kera. Akayizirikaho. Erega ni intambara y'umwuka, umwanzi ntazagukomera amashyi ngo uri muri ariso, ahubwo azaguteza guhita urangara, wibuka aho wari guhamagara, wibuka aho wari kuvugisha, wibuka ibintu utakoze, kugira ngo akunyage cyaguhesha umudendezo, kugira ngo akubuze kunywera kuri uwo muti utanga umudendezo. Ni intambara y'umwuka rero, ari intambara y'umwuka, urongera ukagaruka ukavuga uti nari nibwe nsomye igice ndakirangiza ntazi icyo cyavuze ariko ndagarutse, nari inyazwe ngiye muri telefone ariko ndagarutse, kugeza igihe ngo zahaneshereza akagutera ibindi byindi revo bitari ibyo ngibyo. Imana itugirira ubuntu. Akayizirikaho, agakomeza kugira umwete wayo. Mu gifaransa bavuze ngo eki aura persévéré. Gupersevera nugushikama, nukubigumamo. Eki aura persévéré, ngo agakomeza kugira umwete wayo, akayizirikaho. Abana b'Imana hafi ya bose basoma ijambo ry'Imana, ariko abaryizirikaho ni bake. Hafi ya bose bagira ingamba yo kurisoma. Abana b'Imana turi abantu beza pe, tugira iminsi
tugira igihe twasenze, tugira igihe twagize ububyutse, tugira igihe dukunze amateraniro, ariko ababyizirikaho, abapersevera, abakomeza kugira umwete wabyo nibo baba bake. Imana itugirira ubuntu, cyangwa umutima wawe kuzurwamo n'uyu mwete, igisubizo waragihawe. Hakurikiraho havuze ngo ntiyibagirwe ibyo yumvise. Muri make iyo uryumvise umwanzi akaza kari kwiba, riba rimeze nk'itarigiyemo, kugira ngo rero utaryibwa uzahora uritekerezaho. Uzaritindamo, uzakoresha ya loi de la répétition, ibintu bisubiwemo. Iyo umuntu yenda kubonana n'umuntu ukomeye, ujya usubiramo amagambo uri bumubwire, kongera ukayasubiramo kugira ngo wumve ko nta kintu uri bwibagirwe, kongera ukabisubiramo, cyangwa uzarebe ifite evenement runaka iri important, ikintu cy'ingenzi wenda gukora, abafite ubukwe, abafite ibirori runaka, abafite ibintu by'ingenzi biri imbere yabo, uzarebe buryo utabyibwirije urara ubirota, ukareba uko bizagenda, kumanywa ukabubirota, ukabubitekerezaho, kuko ibyo bintu ni ingenzi kuri wowe. Wagutungura akakubaza gahunda yabyo, yasanga uyizi neza itondetse umurongo, kuko ari ingenzi kuri wowe. Ijambo ry'Imana ni riba ingenzi mu buzima bwawe, uzitoza kurisubiramo no kuritekereza, riri gucika wongera urigarure. Icyama uyu mugoroba rikaba ingenzi kuri wowe, kuko ibimvuga ngo ishyaka ry'inzu ya data bizahora ari umushinga utajya ugerwaho nitudasabana n'ibitwegereza Imana, nitudasabana n'ibidutera gusa na Yesu, nitudasabana n'ibiduha umutima w'Imana. Umutima w'Imana nuko abantu bose bamenye ukuri ntibarimbuke. Ibyo twese turabizi, ariko ntitubasha kubishyira mu ngiro. Imana itugirire ubuntu, ntiyibagirwe ibyo yumvise, atari uwumva gusa akibagirwa, niko Bibiliya yera yavuze. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntiyibagirwe ibyo yumvise, kandi umuti wo kutibagirwa ni ugusubiramo, kongera ugasubiramo. Ngo njyewe rero gusoma ijambo ry'Imana byarananiye, nta muntu bitananiye. Nawe wabishoboye uyu munsi, nawe yigeze kugira iminsi atabishoboraga, nawe ni urugendo nawe urwemeye, wagera aho ubishoboye umunsi ageze. Ntabwo byakunaniye, ahubwo umumaro wabyo nturawumenya. Ni nk'uko bakubwiye ngo uyu ni wo muti wakiza indwara yonyine ufite, kandi nutawunywa uzapfa. Uyu ni wo muti utera umudendezo, kandi nutawunywa uzaba imbata y'imiyaga y'isi, uzaba imbata yo guhangayika, kandi guhangayika n'ubundi birangira bikugejeje mu byaha no kwirwanira no kuyoborwa n'ibigaragara, kandi twarahamagawe kugenda turebesha kwizera. Uzatsindwa. Twaranyazwe tumenya ko gutsindwa ari igihe twagiye mu byaha gusa, ibyo twita ibyaha, kuko gutekereza igitekerezo kinyuranye n'icya Kristo burya nacyo ni icyaha. Ariko twaranyazwe tumenya ko icyaha ari ugusambana no kwiba no kubeshya. Ako kubeshya nabyo ni bake babyita icyaha, n'ibindi nk'ibyo n'isi nayo yita ibyaha. Ariko kuba rutansa ahagaza yaragenewe guhagarara, nabyo bwabyo sibyo, kuko birambwira ngo uzi gukora icyiza ntagikore, bimubereye icyaha. Aya magambo rero nagwirira muri twebwe, tuzahuzwa neza n'umugambi w'Imana, ntituzasigara inyuma y'Imana, ntituzagenda kare, kuko hari igihe tugira impatience, kutihangana, nkumva byasohozwa vuba, ariko ijambo ry'Imana ritera umudendezo rindimo, mbasha kugendera uko Imana ishaka, mbasha guhuzwa n'imigambi y'Imana. Ibyo nayisabaga bitaraboneka, mbasha kugira kwihanganira muri yo. Imana itugirire ubuntu, ngo ntiyibagirwe ibyo yumvise, atari wumva gusa akibagirwa. N'étant pas un auditeur oublié, uwumva akibagirwa. Auditeur urumva yateze gutwi, ariko ari oublié, aribagirwa. Imana ibiturinde, ngo ahubwo agakora ibyayo mategeko avuga, ahubwo arayumvira, niko Bibiliya yaravuze. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ahubwo agakora ibyayo mategeko avuga. Bibiliya yaravuga ngo ahubwo aruyumvira. Mu Gifaransa bavuze ngo mais sommetant à l'œuvre, ntiyumva ngo yibagirwe, ahubwo ahita ashyira ajya mu bikorwa. Ngo nguwo azagira ihirwe mu byo akora byose, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Celui-là sera heureux dans son activité. Imana idushoboze. Ishyaka rero nk'uko navugaga ntibaryiha, ahubwo ni umusaruro, ni resulta ikomoka mu buzima bwegeranye n'Imana.
twari gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 cyose, ariko kubw'umwanya rekane kuhasoma mpavugeho gatoya uko ndi bushobore, wowe uze kuhasoma. Ndifuza kuvuga ku murimo ukorwa no kuba mu binyegereza Imana. Uyu mugabo w'Imana Korneliyo muri iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa cya 10 ngo yari arimo asenga. Niyo raporo yahaye Petero ngo magingo ya saa 9 nari ndimo senga. Muribuka ko yari afande mukuru. Mbese nshatse kubisoma byakozwe n'intumwa igice cya 10 cyose. Kangerageze kwihuta. Ngo Kaisariya hari umuntu witwaga Korneli, ndakoresha biri ijambo ry'Imana, akaba no mukapiteni mu mutwe w'ingabo z'abanyaroma zaturutse mu Butaliyani. Yari umuntu wubaha Imana akayitinya, we nabo mu rugo rwe bose. Yagiriraga ubuntu bwinshi abakene kandi yambazaga Imana ubudasiba. Afandi ufite umwanya wo gusenga. Bantu b'Imana, nasanze nta muntu ushobora kubura umwanya wo gusenga. Nzitwazo nazikuyeho nawe. Iyi mirimo yabi yarimo yose, ahubwo nuko bigenda bitakaza importance byahoranye, bitakaza umumaro, agaciro byari bifite mu mutima we. Uko bitakaza agaciro byahoranye mu mutima we, niko abiburira umwanya. Ushobora kuba ufite inshingano z'igitangaza, ariko mu nshingano z'igitangaza nk'uko iyo wagize akazi kenshi kandi gakomeye ubyuka mu bicuku, burya gusenga nibigarurirwa importance byahoranye mu mutima wawe, uzabyuka mu bicuku, uzagira ukoresha umwanya wawe. Twese dufite amasaha 24. Ntabwo uri busy kurusha umukiza waruje gukiza isi afite imyaka 3 gusa. Ugomba gutwara ubutumwa bwiza bw'ubwami aho yagendaga hose. Ugomba gusiga abwirije bari abagabo 12 bari kumwe, ndetse umwe yamunaniye. Ntabwo ufite umwanya muke kumurusha, ahubwo importance y'ubusabane wagiranaga n'Imana yaragabanutse mu mutima, uranyagwa. Mani tugirira ubuntu. Ngo yari umuntu wubaha Imana akayitinya, we nabo mu rugo rwe bose. Yagiriraga ubuntu bwinshi abakene kandi yambazaga Imana ubudasiba. Nuko umunsi umwe nk'isa 9 z'amanywa aza kubonekerwa, yibonera umumarayika w'Imana yinjiriwe. Aramubwira ati Korneli. Agira ubwoba bwinshi, atumbira uwo mumarayika aravuga ati karamenya gasani. Umumarayika aramubwira ati amasengesho yawe, umva, amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene byageze ku Mana mu ijuru birayishimisha. Iyo uri mu ijambo ry'Imana uribyukiyemo waba usinzira, iyo urirayemo waba ufite imbaraga nkeya, ngo bishimisha Imana. Kuki se bishimisha Imana? Nuko ivuga ngo amfitiye inyota, arashaka kumenya, arashaka gusa nanjye, arashaka kumenya ibyo mushakaho, bikanezeza umutima w'Imana. Umutima w'Imana wanejejwe n'ubuzima bwa Korneli. Ngo amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene byageze ku Mana mu ijuru birayishimisha. Sindimo ntinda ku buntu agirira abakene nubwo nabwo budukwiriye, kubera ko nasanze n'abadakunda Imana bajya bakora ibikorwa by'ineza. Sinzi niba byitwa iby'ineza cyangwa ibyo kugira ngo badasora bagira amafondasiyo n'ibiri cyangwa se ibitambo basabwe. Umva n'uruvange urebeye inyuma, ariko Imana ireba mu mutima na motifu. Ese no muntu namubabariye, nashatse kumugira neza kuko mbabajwe nuko ubukene buryana, kuko mbabajwe nuko kuburara buryana. Imana itugira ubuntu. Amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene byageze ku Mana mu ijuru birayishimisha. Nuko rero ohereza abantu Iyope nonaha. Tekereza Imana ko yitaye ikavuga ngo uyu mugabo Korneliyo ntazamenye iby'umwuka wera, ariko nyamara arankunda, ariko nyamara aranshaka, reka bonze mubwire n'ibya mwuka wera. Imana iramusanga kuko Korneliyo ntiyarabizi. Imana itugire neza. Nuko rero ohereza abantu Iyope nona utumiza umuntu hari witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse mu rugo rw'umukanyi witwa Simoni utuye ku nyanja. Birababaje ko ari gihe dushaka Imana iduha detaye kandi nibiri generali tutabyitayeho. Yari amaze igihe asenga ngo amasengesho yarameze nk'urwibutso, niko Bibiliya yera ivuga. Amasengesho yarameze nk'urwibutso imbere y'Imana, none Imana ijya kumubwira detaye. Ariko twebwe ko dukunda detaye kandi nazo zo kwirwanaho. Ntarongora umugore utari we, ntashaka umuhungu utari we, ntajya muri business itari yo, ntajya nga kubitwa, tugashaka detaye n'ibiri generali twarabyanze. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Detaye uzahura nazo zizakuyobya, zizaba atarizo. Ariko uyu mugabo yoherejwe kubwirwa ibi ibya detaye naho Petero atuye, kuko ibya generali yari arimo abikora, ibya rusange yari arimo abikora. Imana itugirire ubuntu.
ngo acumbitse mu rugo rw'umukanyi witwa Simoni, umurongo wa 6, utuye ku nyanja. Hanyuma umumarayika bavuganaga arigendera. Nuko Koruneli ahamagara abagaragu babiri bo mu rugo rwe n'umwe mu basirikare bamukoreraga wari umuntu wubaha Imana. Amaze kubatekerereza ibyo byose abohereza i Yope. Bukeye bwaho bakiri mu nzira bageze hafi y'umujyi wa Yope, Petero nibwo yuriraga ajya hejuru y'inzu gusenga. Ubwo hari mu masaa 6, umunyamahanga arimo arasenga, Petero n'umwa Yesu nawe arimo arasenga. Atangira gusonza ashaka kurya. Mu gihe bategura ibyo kurya, agira cya aratwarwa. Abona ijuru rikingutse, ikintu kimeze nk'umwenda munini urambuye gifashwe ku mitwe 4 kimanuka kiza ku isi. Muri cyo harimo amoko yose y'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi n'inyoni. Yumva ijwi ry'umubwira ati, Petero haguruka ubage urye. Ariko Petero aravuga ati, oya nyagasani, sinigeze kurya ikintu cyose kitaribwa cyangwa gihumanye. Yumva iryo jwi ry'umubwira ubwa kabiri ati, by'Imana yahumanuye ntukabyite ibihumanye. Biba bityo 3, cya kintu gihera ko gisubizwa hejuru. Nuko Petero akibaza kubyo yeretswe ngo amenye icyo bishaka kuvuga, aboherejwe na Korneliyo bari bayoboje aho urugo rwa Simoni ruherereye babageze ku muryango. Barahamagara barabaza bati, mbese hari umushyitsi uri hano witwa Simoni Petero? Mu gihe Petero atekereza kubyo yeretswe, nibwo Mwuka amubwiye ati, dore hano hari abantu 3. Niwita ku biri generali by'ijambo ry'Imana, Mwuka wera azagusanga kumenyeshe n'ibikurikiyeho. Imana itugirire neza. Ngo nibwo Mwuka amubwiye ati, dore hano hari abantu 3 bagushaka, none haguruka umanuke ujyane nabo, utagira icyo wishisha, kuko ari nge wabohereje. Imana ishimwe. 22. Baramusubiza bati, twatumwe n'umukapiteni Koruneli, ni umuntu w'intungane. Uko bamurebaga inyuma yari afite imbuto zo gukiranuka rwose. Ni umuntu w'intungane wubaha Imana kandi agashimwa cyane n'ubwoko bw'Abayahudi. Yabwiwe n'umwe mu bamarayika baziranenge kugutumira iwe ngo yumve icyo umubwira. Yari Umuyahudi burya fandi. Ngo Petero niko kubinjiza mu nzu arabacumbikira. Reka simbuke kuri 26. Ngo ariko Petero aramwegera agira ati, ubwo hageze Korneliyo yamupfukamiye kuko yumvaga ari umuntu ngira ngo umeze nk'abamarayika wamusanze. Ngo ariko Petero aramwegera agira ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Yinjirana na Korneliyo mu nzu bavugana, asanga hateraniye abantu benshi. Arababwira ati, muzi neza ko nta Muyahudi wemererwa n'idini kugirana umubano n'abanyamahanga, habe no kugera mu ngo zabo. Nyamara Imana yanyeretse ko nta muntu nkwiriye kunena cyangwa ngo mufate nk'uhumanye. Ni nayo mpamvu mumaze kuntumira nahise nza n'umutima ukunze. None ndababaza icyo mwantumiriye. Korneli aravuga ati, ejo bundi buriya nko muri aya masaha, mbese nk'isaa 9, narindi mu nzu senga, ngiye kubona mbona umugabo wambaye imyenda irabagirana ahagaze imbere yanjye. Aravuga ati, Korneli, Imana yumvise amasengesho yawe, kimwe n'ubuntu ugirira abakene birayishimisha. Nuko none ohereza abantu i Yope n'ibindi. 35. Ngo 34. Ngo nuko Petero aratangara aravuga ati, nukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe, yemera uwo mu bwoko bwose uyubaha agakora ibitunganye. Imana yohereje urubyaro rwa Isiraheli, yakomeje kubabwira, Imana yohereje urubyaro rwa Isiraheli ubutumwa bwiza bw'amahoro abonerwa muri Yesu Kristo. Niwe mutegetsi wa bose. Muzi byabaye muri Galileya bigakwira no mu ntara yose ya Yudeya. Yohani amaze kwamamaza ibyerekeye kubatizwa. Muzi n'ibya Yesu w'i Nazareti, ukuntu Imana yamusutseho umwuka muziranenge ikamuha n'ububasha, akagenda hose agirira abantu neza, akiza abo Satani yatwazaga igitugu bose, bitewe n'uko Imana yari kumwe nawe. Ngo kandi rero 39, kandi rero nitwe abagabo b'ibyo, nitwe abahamya b'ibyo yakoze byose. Yerusalemu n'ahandi mu gihugu cy'Abayahudi baramwishe, bamubambye ku musaraba. Ngo ariko Imana imuzura ku munsi wa 3, imuha kwiyerekana. Ntiyereka rubanda rwose, ahubwo yereka abagabo Imana yatoranyije mbere ngo bahamye ibye. Abo nitwe twasangiraga nawe amaze kuzuka. Nuko adutegeka kwamamaza ibye muri rubanda no kwemeza ko ari we washyizweho n'Imana kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeje ibya Yesu, bavuga ko kubera ububasha bwe buri wese umwizera ababarirwa ibyaha bye. Ngo Petero akivuga ibyo, umwuka muziranenge, Mwuka wera, amanukira kubumvaga amagambo ye bose.
abemeye Yesu bo mu Bayahudi bari bavuye Yope na Petero batangazwa cyane no kubona abo mu byandi mahanga Imana ibagabira impano ariyo mwuka muziranenge cyangwa mwuka wera, kuko bumvaga bavuga indimi zindi kandi baha Imana ikuzo. Petero aravuga ati aba bantu bahawe mwuka muziranenge nkuko natwe twamuhawe, none se hari uwabima amazi ngo batabatizwa? Nuko ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, maze basaba Petero kugumana nabo nibura iminsi mike. Icyo shaka kuvuga, amagambo Petero yavuze kuri Yesu, urumva bisa nkaho nta bintu byakubitakubise, nta bintu bihambaye yavuze, ariko imitima ibana n'Imana, imitima ikingukiye Imana, imitima yari ifite Imana amatsiko. Umutima wa Korneliyo wari umaze igihe usenga ushaka Imana mu bushobozi bwe uko bwareshyaga. Hanyuma Petero aje avuga ubutumwa bwiza, avuga Yesu wazutse, avuga Yesu wabambwe, avuga Yesu wazutse akabiyereka akabana nabo, akaba yarahinduye abahamya bagomba kuvuga ibyo Yesu yasize ababwiye. Akivuga ibyo ngo mwuka wera amanukira bari muri iyo nzu. Murumva hari ibintu byahatari byabaye, ni ijambo ry'Imana ryavugwaga. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga ryo kuzana ububyutse mu mutima w'umuntu. Umuntu nagira ububyutse mu mutima we azahabwa imbaraga zo gusenga. Umuntu nagira ububyutse mu mutima we azagira ishyaka ry'inzu ya se rigurumana. Umuntu nagira ububyutse mu mutima we azazinukwa ibyaha bimwizingira. Umuntu nagira umutima ukangutse azahabwa imbaraga zo kuzinduka ashaka Imana, arashaka Imana. Ariko umutima nupfukiranwa kubera ko ibitekerezo bya Kristo bitagwiriye muri twebwe, tuzahinduka abantu benda kumera nk'imbura mu maro. Umwanzi azatwivuga hejuru. Nshuti y'Imana, reka amagambo y'Imana yongera agwirire muri wo, reka ibikwegereza Imana byongere bigwirire muri wo, hanyuma umusaruro wo uzikora. Igihe aba bagabo b'Imana bahamagaraga Petero, ntibari bazi icyo Petero aje gukora. Yewe na Petero ajyayo nawe ntiyarazi icyo agiye gukora, ariko Imana izabyimenyera. Mu kubaho kw'Imana turahindurwa, mu kubaho kw'Imana dukira n'ibyo tutari tuzi ko turwaye. Mu kubaho kw'Imana umuntu wacu ararabagirana, umuntu wacu arushaho gusa na Yesu, umuntu wacu arezwa, umuntu wacu atsinda urukundo rw'iby'isi rumugaje benshi, rusindishije benshi. Mu kubaho kw'Imana umuntu wacu agira imbaraga zo kwifuza gusa na Yesu, azinukwa ibimutandukanya na Yesu. Uze gusoma ijambo ry'Imana muri rwa rwandiko rw'Abefeso igice cya 6, nari busome kuva ku murongo wa 10 kugeza nko kuri 20. Biriya bintu akenshi tubisoma turi mu masengesho, cyane cyane tujye gukora isengesho twita iryo butwari bwo kurwana na Satani, ariko buriya n'ubuzima bwagenewe abera. Twagenewe gukomerera mu Mwami, twagenewe kwambara intwaro zose z'Imana, twagenewe kubaho kubwe kandi ntibyakwikora. Ariko hura, egera ibigusabanisha n'Imana, kangukira kubibamo, kangukira kubyegera. Ibigusabanisha n'Imana ni ijambo ryayo, ibigusabanisha n'Imana ni amasengesho. Ariko amasengesho atarimo kumenya uwo dusenga, nasanze arushya umuntu akazaba hari indushyi, kuko asenga yatazi, kuko asengera mu by'Imana itavuze. Amasengesho menshi ntabwo ari amasengesho, ni amaganya. Ariko kwegera Imana bimpesha kumenya iyo senga ibyo ishaka, bimpesha ko sengera muri yo. Yaravuze ngo amagambo ye naguma muri twe, natwe tugaguma muri we. Dusaba icyo dushaka tuzagihabwa. Uzi impamvu atugarantiza ko nidusaba icyo duhabwa tugishaka, nuko amagambo ye yagumye muri twe, natwe tugoma muri we. Urutanse ntabagisaba ibye, abasaba ibyo Imana ishaka. Ibyo kwayishira ari rye bigenda bikama. Ubu hari ibintu twayisha irari, hari ibintu murakubwira ukumvugiza agahinda, ariko ukibuka ko nawe wahahoze. Ngo Imana intabare ni gukorwa n'isoni. Imana intabare bari abantu bangire gutya batabona ko, kuko abababaye ntiwabimusubiza, ariko kwibuka ko nawe wahahoze. Ntigutabarira kugira ngo abantu batabona ko. Reka bimwe ahubwo izabishyira ku karubanda banabone, kugeza igihe bazabona gutabara kw'Imana. Waramenaguritse, warajanjaguritse, utakiriho ku bwawe, utagishaka icyubahiro cyawe, ushaka ikima. Uvuga uti Imana niba binyubahesha bitakubahisha biragahera, nubwo nari kuryoherwa nabyo. Ibimpindura ushaka, ibikomeza amaboko yanjye yo mu mwuka, ibintoza kurwana, ibinyigisha intambara y'umwuka, ibimpa gutsinda Satani, aba ari byo binyuzura. Egera ibigutera gusa n'Imana, bibikiwe mu magambo y'Imana, bibikiwe mu buzima busenga, bibikiwe mu buzima bwitoza kugandukira Imana mu gatoya no mu kanini.
turi imbere yawe data tugusaba ngo tugenze uko ushaka. Reka amagambo yawe agwirire mu mitima yacu, ahindura uko dutekereza, ahindura uko tubaho. Twe kuba abantu bumva gusa ngo bagahita bibagirwa, twe kuba abantu babireba mu buryo buri superficiel batabitindaho, twe kuba abantu bajabagurika babicishaho kugira ngo dukarume conscience yacu, tuyibwire ngo burya wasomye cya kindi idini risaba gusoma igice kimwe ku munsi biturisha conscience, ariko duhe guplonja, uduhe kubibamo, uduhe kubyubikamo amaso, uduhe kubyubikamo umutima, ume kuba mu byawe kugira ngo nse nawe, kugira ngo ibyo ushaka binguranire binyuzuye bitandukanye n'ibyo ushaka, maze sigare nuzuwe ngengo n'ibyo ushaka. Byarahindutse ko nanjye ari byo nshaka, ibyawe binyuzure kugira ngo mpurwe iby'isi binkurura. Ndinda gutakaza umwanya, ndinda guta mwanya, ndinda guta umwanya, kandi igihe kimwe nzahagarara imbere y'intebe yawe nkatanga ripoti. Ndinda gutakaza umwanya ngo wumva akibagirwa, wumva atabyitayeho, ngo wumva atagiye gushyira mu bikorwa ibyavuzwe. Ndinda gutakaza umwanya. Mwami, ubuzima bwacu turabuguhaye, dushoboze gukora ibyo tubasha, kuko we wizerwa uzakorera muri twebwe ibyo tutabasha. Ndakwingize ngo ibyo tubasha udushoboze kubikora. Ese ni ukubyuka, reka tubishobozwe. Ese ni ukwicara twigizeho amatelefone n'amateleviziyo, duha ubwo buntu bwo kubibamo. Ese no kuva mu kiganiro cyari kiryoshye, ese no gukura amaso kuguhindahinduranya tureba mu screen yacu. Dushoboze guhanga amaso mu mategeko atunganya atera umudendezo, dushoboze gutumbira iri jambo rizima ritagira amakemwa, kugira ngo twakire kubohoka ku gitugu cya Satani, ku buretwa bwa Satani, kugira ngo ibiturusha amaboko tubyigaranzure tubirusha amaboko, kuko ni wo mugabane wacu. Ndagushimira kwabanye natwe. Ukeneye abahungu n'abakobwa buzuwe n'ishyaka ry'inzu yawe, bakugendera, abakanwa kabo kahindutse akawe, abamaso yabo yahindutse ayawe, abibiganza byabo byahindutse ibyawe, abamaguru yabo agenderwamo nawe. Urabakeneye mwa, kandi ntibyakunda tudatinze mu kiduhesha ibyo, duhe gutindana nawe kugira ngo duse nawe, duse nawe, duhinduka bushaka ko tubabo. Ndagushimira ko utabishyize kure y'umuntu uwo ari we wese. Wabihinduye ibyoroheje kugira ngo n'abaswa tubimenye, wabihinduye ibyoroheje kugira ngo n'abatigishijwe tubimenye, wabihinduye ibyoroheje kugira ngo n'abana batoya babashe kubyumva. Uduhe wa mutima rero wiyoroshya, wiyoroshye umeze nk'umwana mutoya, kugira ngo ibyari binyuzuye mbishyire ku ruhande, nitegure kwakira ibyawe binyuzure, nasa mu binyuzuze. Duhe inyota mwami wabo, duhe gutegeka imibiri yacu, ituma dutsindwa umwanzi akakomeza akatwigaragambya hejuru. Ufite ubwiru bwinshi bwo kuduhishurira, ufite amagambo abanga menshi yo kutubwira kugira ngo dusenye ubwami bw'umwijima, kugira ngo ijambo ryawe rigire impact, kugira ngo tukuzuze ibitangaza n'ibimenyetso bigendana n'ijambo ryawe. Duhe rero kuguhanga amaso utayagukuraho, duhe guhurwa ibyaturangaje n'ibyadufashe, duhe kuzinukwa kukubabaza mu byaha bitwizingiraho, duhe kuzinukwa ubunebwe bwose no kwibabarira kose, uduhe kubizinukwa kugira ngo dushishikarire ibyawe. Mwami, ndagushimiye ku bana bawe batanze umwanya wo kuba mu ijambo ryawe. Dushoboze twese abumvise gushyira mu bikorwa ibyo twumvise, dushoboze kutaba abantu bumva ngo bibagirwe. Uduhe guplonja, uduhe kubitindamo, uduhe kubarara mu byawe. Umugisha abana bawe bakora imirimo itandukanye mu bwami bwawe, abo twamenya, abo tutamenya. Ubaha umugisha abatwara ubutumwa bwiza, umugisha bakangurira abandi ku bukiranutsi, umugisha abatwara ubutumwa bwiza aho
izina ryawe ritari ryamenyekana. Umugisha bigisha kugira ngo tuve mu buyobe, abo hirya no hino, abo tuvuga ururimi rumwe n'abo tutazi, bakomeza abandi bera hirya no hino, ubakomereza amaboko, barwanirire, ukomeza amaboko y'abasenga, waca igicano cy'amasengesho mu mitima yari yazimye, abo hamagariye kwinginga no gusenga bahagurutse. Witeka Mana Nyiringabo, udushoboze gukoresha amaboko yombi, ijambo ryawe turifite nk'inkota rityaye, gusengesha umwuka iteka bitwuzuye, kukumvira no kukubaha bituyoboranya guhora ku ngoma, utwuzuza ibizawe, tuguhindukira ibikoresho by'umumaro muri iki gihe cya nyuma nyaguhora ku ngoma. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kwihanganira uyu mwanya wose nubwo bidukwiriye, ariko wabyemeye urabikora. Imana ibiguhera umugisha. Tuzatangira aya masengesho yacu tugikora buri kwezi kuwa mbere utaha. Kuwa mbere tuzakora amasengesho, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Nkuko mubizi abo turabana muri Nibature saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12 ni isaha imwe yonyine, saa 11 zo kuwa mbere, izo kuwa kabiri n'izo kuwa gatatu. Ubusanzwe buri wa gatatu tugira Nibature kuri Zoom, hanyuma umugoroba saa 12 tugatangira gusenga. Iminsi 3 rero turaterana kuri Zoom muri Nibature saa 11, tukongera guhura ku mugoroba saa 12 n'igice kuwa mbere kugeza kuwa gatatu, kubwo bono bw'Imana. Imana ibigushoboze, iguha imbaraga zo gusenga no kwiyiriza no kugira ibyo wigomwa kugira ngo ugire umwete wo gusenga. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo twirinde ibisindisha kugira ngo tubashe kugira umwete wo gusenga. Ibisindisha byuzuye amaso yanjye n'amatwi yanjye n'umutima wanjye, umwete wo gusenga urakamuka. Abari iminsi yo kubyiyama, yo kubyigomwa kugira ngo ugire umwete wo gusenga, nubwo mu by'ukuri bitakwiriye iyo minsi gusa, ariko shishikarira kwegera Imana. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze. Thank you.